Imana imbwira ikintu bita ishyari no kwishyira hejuru. Iki hari aka video numvise mu gitondo nishimye. Nimba hari ibintu biri mu bantu namaki amashyari. Uzi ko umuririmbyi aba muri korari wareba nabi bakamudeturuna ngo azaririmbe wabo, kubera ko yaririmbye neza bakabona agize korari ati we tuzamujyana, kandi nukuri bakagira gute? Ese nukuki korari muriri korari abaririmbyi kuki korari taririmba ngo itere imbere amashyari tugira nayiki? Kuki nimba baraguze ibyuma byabo twabagirira amashyari twebwe twasenga ikaduha ibyacu? Nimba iyo korari irimo abakire besha ayo mashyari nayiki? Mwahamagaye Imana ko abakire batarashira hanyuma Imana namwe ikabagira abakire cyangwa ikazanamo abakire? Ngo iriya korari ngo ngembo nari barayikuda cyane ngo twebwe baduhindirimba imwe ngo ariko bo babahe ebyiri. Yego merita mukesha Imana. None se reka nkubwire, baguhaye indirimba imwe ukayiririmba ukicara, hari urubanza ufitanye n'Imana? Ariko si ibintu byose bazajya babaringaniza? Ubundi mutashye mutaririmbye hari icyo mwaba? Ariko bayoboye nawe ni icyitonderwa, nukugenda zibaratizo nahaye iriya ndayiha kugira ngo mutamuniga. Ubundi urepese nturirimbe hari aho bikubabaje iyo mu ijuru waje imbere yayo ntigusinyira. Nibibeshya ariko nibibeshya imwe bayihe ebyiri indi bayihe imwe. Uwo muyobozi bibaye ngombwa yajya no kuregwa mu karere ariko akimuka ku mudugudu. Ibyo birakwiye? Uriya muyobozi rwose arobanura ku butoni akundira korari nuko yuzurana ntuza abaha nyinshi. Ese ubundi iyo mwaririmbye nyinshi mutahana umuceri mwinshi? Iyo mwaririmbye nkeya se hanyuma mutahana make? Waririmba nyinshi waririmba nkeya, hari z'abakozi b'Imana bagupangiye, Imana ntiguha umugisha. Icy'ingenzi si uko wabikoze. Ariko se nukubera iki mu giterane cya paruwase twebwe tutajya tujya kuririmba kuki bahora? Baba merita mukesha Imana we, Imana idutabara abaririmbyi. Imana iturinde ishyari. Hanyuma ikindi abaririmbyi haleluya, nagira ngo mbabwire ngo igihe cyo guhembesha kizagera, kandi simpe n'amakamba tuzambikwa tukiri inaha. Haleluya, tukiri inaha ibihembo ku bakozi birateguwe. Kandi nagira ngo nkubwire ngo mu babosi bahemba neza Kristo niwe wa mbere. Vuga ngo amen. Ibaze umugabo uguhemba kugukiza uburwayi bwananiye abaganga. Umva igihe sifa kwa Mungu. Nimuze dukorera Imana neza, izaduhemba. Iyo wakoreye Imana neza nta soni ugira zo kujya guhembesha. Ariko iyo wakoreye Imana nabi ugira ipfunwe mu guhembesha. Hanyuma ndashaka mbere ko mvuga ku bihembo ndashaka mbabwire ukuntu Imana yambwiye ngo iki takoze kugira ngo ubashe kuyiririmbira kuri gahunda n'iki ngwizi ikigukorere. Hari igihari? Mana mpimbabura akira, Mana mpa amakara enda mwana wa, Mana mpa n'ikibiriti cyakire ngwino nayincanire. Mana mpa amaguru yakire, Mana mpa n'amaboko enda nyaguhe, Mana mpa umwuka mpumeka undinde kurwara kira ndawuguhaye. Muroko Imana iguhiki. Imana iyo idashaka kuririmba impanuka yari kuguhitana. Imana iyo ishaka kutayiririmbira ku iseta ntiwari kuhava. Imana iyo idashaka kuririmba gereza ntiwari
kuyikira. Imana iyo idashaka kuririmba nyabingi zari kukuniga. Imana iyo idashaka kuyiririmbira bya bisazi byari kugufata. Imana iyo idashaka kuririmba ubukiri mu kabari. Iyo idashaka kuririmba wari kuguma mu byaha. Ariko ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Uwitashatse ko ayikorera yarapfuye cyangwa aracyari mu byaha. Ariko Imana yarambuye ukuboko irwana intambara kugira ngo uzaze witwa umuririmbyi. None wanze kuba we. Imana yaraje irwana intambara kugira ngo uririmbe. Nirwo rugamba yarwanye. Burya Imana yarwanye inkundura. Amen. Uzi urugamba Imana yarwanye 2018 kugira ngo uririmbe muri 2019. Ni nk'urugamba iri kukurwanirira muri 2019 kugira ngo uzaririmbe na 2020. Hanyuma 2020 uzaririmbe. Urugamba Imana iri kurwana 2011 ni ukugira ngo 2012 uzaririmbe. Ibaze urugamba Imana yakurwaniriye 2017 umwaka ukomeye ku buzima bwawe utakibagirwa. Burya yajyanga uzafate mikoro yiririmbire. Hanyuma uburihe. Urugamba Imana yandwaniriye uyu mwaka ushize yagira ngo uyu mwaka nyivuge, niyo mpamvu ndi kuyivuga. Kandi yo kabyara nikomeze indwanirire no muri uyu mwaka no muri 2020 nzakomeza mvuge. Burya nta kindi Imana yarinze. Uyu muhamagaro wo kuririmba avuga ngo amina. Umuhamagaro wo kuri umuririmbyi uririmbira Imana mu kuri no mu mwuka wagukura mu mirambo muri mu rugo wagezemo ukagenda ukagukura mu mirambo kongera ukaba muzima. Uyu muhamagaro wagukura mu rupfu kandi warugezemo. Imana iti hoya nturi uwo gupfa uracyakora ikakugarura mu buntu kugira ngo uririmbe. Uyu muhamagaro amina. Imana ishobora gukubita amahanga igakubita amoko menshi igakubita ababisha n'abagome n'abagambanyi kugira ngo uhagarare uririmbe. Burya kuba uhagaze hari ibyo yakubise. Hari ibyari kuniga iryo jwi ryawe. Hari ibyagombaga kukumugaza. Hari ibyari kuguheza mu bitaro. Hari ibyari gutuma uhona na randevu muri Fayisari. Ariko Imana irabinega. Iraje bikubitaho kugira ngo uzuririmbe. Tapayazo enetrando sogre. Ubu urabona afite uzabayinyambuye. Reka nkubwire barayinyambuye nkikizwa 2013 2014 barayinyambura na 5 na 6 na 7. Reka nkubwire barayinyambuye nukuri kose ariko Imana irangira yima. Yarayimpaye ngo nimvuge. Ntabwo nge yayimpereye guceceka. Ntabwo yimikora Imana yampaye bari bagiye kunyambura. Dore bashaka kuyinyambura buri munsi. Arayinyambura da. Ngo iki? No kuba ndi hano uyu munsi nuko Imana yampagazeho. Ntabo bazambuye se harazibambuye da. Hanyuma ngewe Imana kuyima ntabwo yayimpaye ngo nimaringe di cyangwa ngo mvuge ibyo shaka. Yarayimpaye kugira ngo mvuge ibyo ishaka. Vuga ngo amena. Ushobora kubona uhagaze muri korari rero ukibwira ko ari ugupfa guhahagarara ariko buryo Uwiteka yarwanya urugamba. Niko wa mugabo we nukuri Imana yo mu ijuru yashatse kuririmba. Arararara. Iyo ishaka ko taririmba abagukatiraga ntacyo koze. Ntacyo wakoze ntago bazi. Ubu ngubu ba wicaye ahantu utamenya ko bwira cyangwa bukeye aho ni muri gereza. Ariko Imana iravuga ngo uriya mugabo aracyari umuririmbyi. Hanyuma se waretse ibintu nk'ibyo ukaza ukaririmba. Ririmbira Imana ku manywa na nijoro. Sifa kwa Mungu. Wihagarara uririmba ngo wumve ko ari ibisanzwe. Ibintu byagiye biguhusha. Bikaza ari ibigiye kuguca umutwe Imana ikabamba amahema. Ibintu byaje ari biguhitana. Wa mukobwa we ujye ubona uririmba ugira ngo ni ibisanzwe.
wakubwira abasore bashatse kugufata ku ngufu burya bari benshi, n'umwe wacitse ntiwari kumucika. Aya masaha uba ufite impanga ebyiri, ni ukuri wasanga uba ufite umukobwa mureshya, kandi iyo umugira ntiwari kuririmba. Imana ikurinda ibyo byago, ikurinda ibyaha kugira ngo uhagarure uririmbe. Haleluya. Hanyuma nimba ari cyo yaturindiye, mwanyemerera tugakora ku manywa? Nimba ari cyo yaturindiye, mwanyemerera tugakorana nijoro? Nimba ari cyo yaturindiye, mwanyemerera tukisubiraho? Erega nimwisubiraho ikomeze ibarinde. Ese undi muzi ko abazimu mwabashyinguye? Abazimu barabwagura, dore ko habyaye Imana. Abazimu barabwagura. Hari igihe ngira ngo nabinize byashize, ariko najya kora nkabona biranturumbukanye. Intingo rugo rwa imerite nibi byari bihari, birabwagura kandi bikora vuba. Abadayimoni babwagura kubi, umva ko ingurube bwagura. Abadayimoni babwagura kurusha ingurube, kandi ibibwana byabo bikura vuba di. Ukibona kiri gukamba kambaje ubundi wajya kona ukabona cyazoye umugaha. Hanyuma ntibashize. Nimuze dukomeze tube mu murimo w'Imana. Hanyuma ibijigi bikubite, ibijengera ibikubite, ibizayongera ibikubite, kugira ngo dukomeze dukore. Vuga ngo amina. Hanyuma se uzi ko yagutabaye cya gihe nyine, uzi ko ubutabazi utakibukeneye? Ngo bari bahagurutse ngo abazimu ngo bo mu bukwe ngo buranga burataha, wakubwira abagutegeye ku mwana. Mama we, ngo abazimu barapfuye ngo wabonye akazi. Yesu we. Hanyuma se abanyamashyari bazatuma ugakora? Ntago wabanize ntibapfa. Ngwino yikorere ikomeze iniga abandi. Ibanige. Ubundi ukomeze uhore kuri teri. Oya niyo igusezere yiguha imperekeza. Uzabase. Haleluya. Umva. Niba bibaye ngombwa, bikaba ngombwa ko hari ikikubaho, niyo uryamye mu bitaro warayikoreye. Naho uryamye abantu iyo bakwitegereje baravuga bati uyu muntu yagize ate, yarayikoreye. Uzabaze. Ntago wicwa n'inzara, ntago wicwa n'inyota, ntago buraye inzu. Niyo uryamye mu bitaro uharyama nk'umukozi. Niyo ugiye muri gereza bibaye ngombwa ko kwigisha, iyo ugeze yiragusura, ntago wicwa nk'irungu. Uzabaze niyo ikwicaje guha imperekeza. Niyo ushaje guha amasaziro meza. Amina. Ubu njyewe impaye konje, nzi ko nta kibazo nagira. Yazajya yibuka ukuntu nayivuze neza, hanyuma ikageza nako biporezo nkabaho neza nk'ufite akazi. Vuga ngo amin. Hanyuma turacyayikeneye umusada. Yego warashatse, ariko no mu bana uracyayikeneye. Ariko n'uwo mugabo washatse uracyakeneye kwimukurindira, n'uwo mugore ukeneye kwimukurindira. Erega no kumurinda. Ariko uza hano dutuye ni mu isi yavumwe. Isi tuzarya, tuzahinga uko twarushye, tukarya uko twiyushye. Iyi si umugore azajya abyara ari uko ababaye. Inzoka ikazamurya iki? Agatsisino nawe kayikupi. Iyi si irimo abaguhagurukira kandi musengana. Ubu se ko twahunze abarozi tukabasanga mu rusengero, twaje twahagira, tugeze mu nzu y'Imana tuti ariko wakubwira ibintu biri kuduturubikana, si ibyo mu rusengero. Ugira ngo se ukwanga n'uwakure, ukugenza ari kure, ari muri groupe bamo, ari muri korari wicariyemo. Data we, umubisha w'umuntu ngazabuwahe? Yesu mwami. Abanyamahanga baguhiga bamenya aho utahase ujya mu kabari? Ntago babimenya. Ibyobo mubona bari gucukura si abacu babicukura. Amapiki si baba yafite, amasuka si ho baba yafite. Wowe komeza ubishuti n'Imana, wasanga ibyo bacukura ari bo bazabihirimamo. Hari igihe umuntu agucukurira icyobo Imana ikamufata ikamuhirikiramo, wajya kwene ukabona ubaye amahoro. Izagushakira ibitamba nukomeza gukora neza. Hanyuma twirinde uburyarya. Dore ibintu rero abaririmbyi bagira niki? Imana iduhe gukira iki? Imvugo yawe ibe yego,
cyangwa ibe. Uzi ko Imana yambwiye ukuntu mukora inama, reka mbabwire, uzi ukuntu mukora inama mwayisengeye? Mana, tukweretse iyi nama uyiyobore, tugiye kwiga ku byifuzo by'umurimo wawe, ufashe umuyobozi uyobora iyi nama, ibitekerezo bishyigikire mu izina rya Yesu, amen. Uko musenga mutangiye, yaba ariko mwashimaga murangije. Tugiye gukora inama y'abaririmbyi, ikintu gikomeye Imana yambwiye, indwara yitwa uburyarya ashaka ko turandura uyu munsi, hanyuma tukibanira n'Imana neza, twagira ibibazo ikaturwanirira. Imbwira ukuntu ngo mukora inama, mwajya gukora inama, uwayoboye ati ninde utanga inama cyangwa igitekerezo? Bamwe bati ntiteranya. Ibintu n'ibipfu bizi, ibintu bigapfa ufite umuti wo kubikiza, ibintu bikazahara ufite kubizahura, ibintu bikayoba ufite kubiyobora. Umva muroko, ibintu bigapfa ufite kubizura. Muroko, ibintu bikangirika kandi ufite kubiha icyerekezo, ibintu bikabura isura kandi ufite isura yabyo. Imana ntizabura kubiguhora. Ntugahishe ukuri gukiza abantu kandi ukwicaranye. Ntiteranya. Ariko abandi bakabaza. Uzi ko abantu banga kubaza muri korari bakagera no mu rwego rwo kugutuma? Perezi ifite ikibazo, niho ngera kuba inama rwose uzatubariza iki kibazo muri korari. Barinda bakubariza ikibazo muri korari, wazibarize wowe ntufite umunwa. Hari ubwo inama bayikora mu giswahili, wowe ukoresha ikinyarwanda gusa. Abatanga inama ni bande? Ngiye mfite ikibazo, rata ujye ubaza rata. Ukuri kwawe abantu bajye bakumenya n'Imana ikumenye. Ntukabindyarya, ntukabinterenganya. Mwamara kubaza batabatanze inama n'igitekerezo, abemeye ko ari uko tubigenza ni bande? Turabyemeye n'abatabishaka. Turabyemeye muyobozi n'abatabyemeye. Turabyemeye n'abatazabishyira mu bikorwa. Turabyemeye n'ababipinze. Turabyemeye ariko ndi mbere twahereye bino twabivamo. Turabyemeye ariko ndi kuki bafata baririmbye nkaho turi bigorye. Twabyemeye muyobozi ariko rwose ngiye ibintu by'ikora ngiye maze no kubirambirwa. Twabyemeye ariko ubundi iyo ndirimbye bampemba ngahe. Ukuri ko mu kiganza iyaba kwabaga no mu mutima. Mugataha rero ngo babyemeye. Nagira ngo mbabwire ngo abantu basenya umurimo w'Imana izabasenya, ariko abayubakirana bizabubaka. Iyo mumaze kubyemera, bamwe bakavamo bagera ku ruhande bakabyangisha abandi, hanyuma bari kubikora bose bakabikora ari bake. Ukajya guhugura abantu ukuntu biriya bintu atari byo, ukabahugura ubabwira ukuntu mutabivamo, bakanga kubikora abandi bakabikora. Uzi ko Imana yo mu ijuru izahana abarozi baroga itorero, we izagusiga? Imana irashaka kugira ukuri muri korari. Imana nta mbereka n'uburyarya ishaka. Imana irashaka ko kuri ubwiza umuntu aba ari nakugira. Imana irashaka ko ibigusohokamo biba no mu mutima, n'uwo muririmbyi Imana ishaka muri korari. Niwanga ibintu na perezida bimenye, ariko perezida yibibona ku karimi ariko mu mutima ufite ukumeze. Imana irashaka ko abantu bakira. Hanyuma soza, Imana irambwira ngo nta muntu ujye usigariraho undi mu murimo. Nta muntu usigariraho undi mu murimo. Alo, wahageze? Ugeze ku rusengero? Mama ntuze yaje? Ntuze se nawe wamubonye? Yo, Imana ishimwe di. Imana ihabwe icyubahiro. Ngewe nagize ikibazo, ntago ndi buze muhagarare mu cyuho. Ubu dufite abantu ngo bazajya babakorera, ariko di koko urabona tuvugisha ukuri. Abantu
abantu bazaririmba habo baririmbe nahawe bazasenga banakwiyiririza ubusa ariko disi we bazaza ninjoro wowe wiryamiye baze kumanywa uri kwinanura hanyuma baza birukanka babuze wigendesha kuriya hanyuma ngo nibajya guhemba ngo bazagusinyishiriza ariko uri umuhanga uziko muri abahanga nibaza kurepeta nawe bajye bakuzira nibasenga ninjoro bajye bakuzira nibaza kumanywa wibere mu mirimo yawe bakuzire hanyuma Imana arambwiye ngo ntawe ukorera undi nudakora ntubukoze ibyo guhagarara mu cyuho ni mubireke abaririmbyi bahagarariye abandi mbese nkaho iyo muri kwakira usibye ko niboneye umuyobozi nawe utoroshye bajya kumera nkanjye ati sohoka hanyuma mbese ujye kuzana sohoka ujye kuzana abaririmbyi wagize gute bari inyuma bataje hanyuma reka nkubwire nk'ubu mwabaye mu iteraniro ariko ngenda bashimiye ndabona mwaje nkurikije aho ngenda Imana ibahe umugisha dore ndawubasabiye nukuri kose uzi ko abantu bicara haba nk'igiterana ahantu ngo baje bahagarariye amakorari yabo ninde wabibashutse abaserukiye abandi nta muntu ujya userukira undi muri ibi bintu nubona utaje kurepeta ujye umenya ngo ikirayi cyagezeho nubona waje kuririmba abandi baje kuririmba utaje umenya ngo ikirayi cyagezeho hanyuma nimba haje batatu nibo biyiziye ntago baziye korari yose mu murimo w'Imana nta wuhundi nimba uririmbana n'umugore wawe ujye uhora woshya umugore ariko se ko tutakubonye natumye madamu hanyuma se ko utigeze uza nohereje madamu hanyuma se muri cya giterano uri buze hoya madamu ni uri buze ariko madamu we niko wagize Imana uririmbana n'umugore wawe uzajya uhora wohereza madamu uri umuhanga hanyuma noneho madamu nawe nagiramo umwana azajya yohereza umuhungu we n'umukobwa we umva madamu rero nubona umugabo yakohereje ujye umenya ko Imana yakwandikiye wenyine nubona kohereje ujye ugenda ntacyo ujye ugenda wiyandikishirije nzi neza ko uzamugabanyiriza ku nota ariko ku mirimo ntuzamuhaho hanyuma wa mugabo we rero bigushuka ngo madamu aba yaje burya madamu yaje aba yiyandikishirije ariko nta kwandikishiriza muri ibi bintu nawe uzira undi nubona ukomeza kohereza umwana muri gahunda za korari umwana ujye umenya ngo umwana yiyandikishirije nubwo wo mutwisa amezi 9 ntazaguhaho ku mirimo umuntu azaguha ku nota aguhe ku biraya aguhe ku bitenge azaguha ku mirima aguhe ku ifamu azakugabira azaguha ibiraya aguha umuceri azakugurira azagusohokana ariko ku mirimo nta wuhundi iyo waje uba wiyiziye iyo utaje ni wowe uba utaje hanyuma Imana irambwira ngo nimukorere Imana nta nzitwazo na nkeya uzi ukuntu muzigira umuntu agira imbaraga zo kujya gukora ariko izo kurepeta akazibura umuntu agira ishyaka ryo kugira ishyaka mu kazi ke akumva ko boss agomba mbese isaha kugira ngo ahagere azabone promosiyo ariko mu murimo w'Imana gukerererwa ntibimutera ipfunwe kandi umva amakuru udafite uyu boss witwa Imana ariko wari uzi ko uyu mu boss witwa Imana ari ushyigikira boss wawe uzi ko burya boss witwa Imana atabishatse nta na promosiyo wabona mu kazi mbega nyamwanga iyo byavuye hanyuma se ujya kubona ako kazi katumye utimana wasenze hanganiki hanyuma wihenuye ku Mana yakaguhaye usigaye ukarutisha Imana abana wari warabuze warakanuye amajisho ejo bundi nibo batumye utumurimo w'Imana umugore wasengeye ukajya umubura utabuze inkwano urugo bikanga Imana ejo bundi ikagutoranyiriza ikaguhitiramo urugo nirwo rutumye uyita umugabo wasengeye ugeze aho wari utangiye kujya kwishingira niwe utangiye kurutisha Imana
inoti Imana iguhaye ejo bundi nizo uri kugagaramo ukirengagiza Imana. Ese uzi ko ikiganza cyaguhaye kitongera kurambura kikakwambura? Uzi ko Imana iguha ikongera ikisubiza ayo makuru wari uyafite? Uzi ko Imana igukenyuruza igakenyeza abandi? Ko mwihenuye kuri shobuja mukuru mukaba mwubashye ba boss bazabirukana ejo bundi cyangwa bakabagabanya mu bakozi, hanyuma waje kubaho uyu mu boss kugira ngo azakomeze kukurengera kwa boss. Kubona bize babaye benshi abakozi bakaba bakeye, umuntu ashaka kukaguhirikaho kandi yashatse kukwirukana gucisha umutwe cyangwa akagufungisha, hanyuma nugirana ikibazo na boss mukuru ukagirana ikibazo na boss wawe uzajya gupfukamira ndi. Nashakaga kubabwira ikintu bita inyungu z'umukozi wakoreye iki? Wakoreye Imana. Nigeze njya kwigisha ahantu ndi ku ruhimbi mpabona umuntu ufite titre ntavuze, asa nabi ngo ari mu zabukuru. Burya Imana itera umuntu umwaku n'umukasiro akamera kuriya yarayikoreye. Yasaga nabi n'umugore we basa nabi. Imana intera kubatumbera irangira ngo bitegereze ndabareba, irangira ngo uyu nguyu yazize kunkorera nabi, iranga ngo wabonye ukwasa. Sanga nta muntu usumba, reka mbabwire umuntu wakoreye uyu mwami neza. Reka nkubwire, iyo wakoreye leta baguha imperekeza. Ni imperekeza niko bayitara. Iyo uri muri pasiyo nta mafaranga bagupangira buri kwezi. Mana we, Imana yacu nayo iyo hawe pasiyo bati muze urananiwe. Burya iyo uri gukorera Imana neza uri kwiteganyiriza, kuko hari aho ugera abana bawe bakagera muri kaminuza kandi baraguhaye pasiyo, ariko iyo wakoreye ikagisigara ibikuza kuri konte yayo itari ya deperi. Burya ni nayo mpamvu ukorera deperi ariko ukorere n'Imana, ukorere icacu bama ariko ukorere n'Imana, ukorere bishop ntuzi ukorera n'Imana. Aho abantu bazagusezerera, dore ko bazi kudusezerera, baragusezerera baragusezerera nta n'impamba, bakagusezerera nta mperekeza. Yewe we baragusezerera ntumenye ko wigeze ubakorera, baragusezerera imvura yakunyagiye bakayitesha agaciro. Yewe merita we baragusezerera ntibibuke rya zuba, baragusezerera ntibibuke aho wagenjeje amaguru wabuza y'imodoka, baragusezerera nta santima nabacuye. Ariko reka nkubwire, Imana yigusezereye ihita ihera ku bari muri kaminuza. Tini bangahe ukabona barizi bahaye na buruse, igahita ireba abo muri segonderi, yarangiza ikagupangira n'ibyo urya. Ni hahandi uzabona umusaza wayubashye agera mu zabukuru asaziye mu makaro, abakwe n'abakazana bakamugota, ubundi Uwiteka akamuramburira ukuboko akazinjira mu mva yashaje ntacyo yashinja Imana. Imyaka maze nkorera uyu mwami, amena, naho bashyingura uyu munsi usibye ko ntaho ngiye, ariko Charlene wanjye, Ayivani wanjye narabateganyirije. Naho nagira ikibazo kindyamisha mu buriri butazabyuka, ariko iyo nakoreye hayikorera ntigana, yanyohereza mu cyaro nkajya aho kugenza amaguru nkayagenza. Imana nakoreye ntwite, hayikorera mfite impinja, hayikorera nkubitwa ndara hanze, ntago yansazisha cyenyeke. Gukorera Imana bizana inyungu, gukorera Imana bizana uburame. Iyo ibona ukiyikorera burya niyo mpamvu ikuraho impanuka ugasanga abantu bapfuye bashizeho ukarokoka. Si uko bo barusha ubundi bumanzi, ni uko ibibona umurimo ugihari. Burya niyo mpamvu ya ndwara babonaga izakwicama, no kuba uri kugenda bose barumiwe, uriya niwe disi we ntaho yari kujya ataramara kuririmba. Niyo mpamvu habaye impanuka iteye ubwoba y'igitangaza, bagira ngo mwese muvuyemo mupfuye, ariko uva ucumbagira abandi bacika amaguru. Imana yagira ngo ukomeze uyikorere.
amen. Burya abantu benshi barapfuye, warabibonye, nabo mwavukanye ntibagihari. Imana yari yarabonye ko izakurira, hanyuma wagera muri iki gihe ukitwa umuririmbyi wo muri 2010 na kangahe ni 9 ndetse n'indi myaka Imana iguteganyirije. Umukozi w'Imana w'umuririmbyi ukora mu kuri no mu mwuka, Imana imubambira amahema. Niyo mpamvu ugira imanza Imana ikakuburanira nta wundi mwavukuje. Burya niyo mpamvu Imana ikurarira ikanakuraraho. Burya urarirwa n'ingabo zikomeye. Niyo mpamvu tevoze mayazo. Niyo mpamvu baguterereza ibintu bakabyuka barimo barahengeza ngo kugira ngo barebe yuko warangiye, ariko mu gitondo bakabona nibwo utangiye. Niyo mpamvu bakubitseho rwa rudosiye rwa areka shato. Abantu bubitseho ibidosiye, Imana ya Isiraheli igahita ibishwanyaguza, bakakubona utagiye muri gereza. Nimutere haleluya mwe. Ariko uzi ibidosiye bakubirinduriraho. Uzi ko dosiye bari baragushyizeho ariyo gukatirwa burundu, ariko Imana yareba ikabona barakubeshyera kandi ikabona uzakomeza kuririmba, yarangiza ikabikubita. Bari bazi ko ukatiwe bakabona uri kwidegembya, uri kuyihimbaza, uri muri korari. Nagira ngo nkubwire ngo iyo uri umuririmbyi uririmbira Imana neza, abakurwanya nibashaka barambike hasi intwaro, abakugenza n'abakugendaho nibazirambike hasi, ndetse abari kuzityaza nibazirambike hasi. Nihagira ugushobora iyo mwijuru irarora, bagushobora bateze. Ariko umuntu ashinga kampani ye agahagarara ku bakozi be, kandi iyo wibeshye ukarwanya umukozi, bose ntajya kwivuganira. Vuga ngo amen. Iyo uhagurukiye umukozi muri kampani, kizigenza kibamba nyiri kampani ni uhaguruka akaburana. Nge mburana nkande, bose aburane. Burya ni nayo mpamvu mwirushye. Nubona ikibazo kivutse muri korari, kibamba arahari. Oya wihamagara mu karere. Mu karere se ho bahamagaraye. Ngiye burya mbabazwa n'abaririmbye bajya kuregana. Icyo kibazo turakijyana. Pasiteri natadishobora turagiha umushumba, natakibasha turakijyana no mu karere, nibyanga no muri polisi tugereyo. No, nyiri kampani arahari. Nta rubanza rumutsinda, nta ntambara atarwana, nta muntu ujya adahangamura, nta muntu uri hejuru kuri we ahangamura ibihangange, akorera mu bwenge bw'abanyabwenge. Amen. Inyungu zo gukorera Imana uri umusore. Amen. Iyo ugiye gushaka aragucagurira. Tuvugishije ukuri, ubuzima bw'abasore ntibutangirira mu reka mvuge gushaka. Namaze kumenya ko inote zidashaka. Namenye ko kandi iyo uri kubura agasore keza gafinyoye, nabyo ntabwo bivuga kada ubwiza ntibwagushakira. No kubura ibogari nabyo ntabwo byaguhitiramo. Hanyuma mu bintu Imana ikora binejeje, iyije kuguhemba iguhitiramo, iragucagurira. Mureke mbabwire, nimba hari ikintu nabonye kinaniza abasore, ni uguhitamo uwo bazabana. Ubwo nibo mpereyeho. Uwo muzabana se wamubwirwa n'iki? Ngo azi kubwiriza, ibyo se igifu kirabisya. Ngo azi kwantona, arahogoza, reka da. Ngo yambara ijipo igeze ku biragishwi. Ikintu gikomeye Imana ishobora kugukorera uri umusore wayubashye, ni ukuguhitiramo umuntu muzakomezanya ubuzima, akazakugeza mbingu. Kuko ushobora kuzatwara ugira ngo utwaye umukobwa, mama, ugasanga utwaye umugore umaze kubyara 7 kandi nta mwana n'umwe ubona. Agahinda ntikazakwica.
ikindi, iyi ni Imana igufata uri umusore ikaguha ikibanza itarindiriye imiryango. Ubundi ntabwo ari ngombwa imiryango, kuko iyo uri umusore wayubashye iba yaramaze kukwibaruzaho. Ihita ikubwira iti ni nge papa wawe, ikakubwira iti inkwano uzambaze, umugore uzamunyake, ikibanza ni ngewe, no kubaka ni ngewe, ibintu byose ibyibaruzaho. Nagira ngo nkubwire, vuga ngo amen. Nagira ngo nkubwire ngo mama wawe yaguha inkwano birakunda, wavuka mu muryango ukomeye bakagushyigikira ubukwe bukaba, ariko ntawe uzakubakira urugo, nta n'uzaguhitiramo usibye uriya mwami. Nongeye nkwibutse ko ubuzima bwawe ahantu buzarangirira ni ku rushako. Nushaka nawe uzabwahagirana ukama ikimasa, ariko nushaka neza ni ijoro rito. Uzi gutwara umukobwa akakubera agatadowa? Agatadowa murakazi? Murakazi se shakambazi. Agatadowa ni itara ryo mu giturage twaryaga, ye baba we riracumba shaho, aho umwotsi wazamuke haba umukara. Hari n'igihe ushaka kugira gutyo ugasanga ni umukara. Uzi gutwara agatadowa? Agatadowa umuntu ubwira uti sheri wanshakiye amasogisi, genda urebe hariya iruhande rwa mari hasi nahabonye rimwe, hanyuma ugende hahandi umanika amashati hari irindi. Agize kutayagushakira uri umutware, agize kukubwira ko ari iruhande rwa mari nkaho ariho bayabika, agize no kukubwira ngo ujye kuyirebera. Noneho anagenda iruhande rwa mari ukahabona iry'umukara, wajya ku mashati ukahabona iry'umweru. Burya abaguhamije uwo mugore wazamujyana mu ijuru cyangwa ni kuzimu. Hanyuma wa musore we itware neza mu bintu Imana izaguhemba utazabona ahantu hose, ni ukugushakira abakobwa. Haleluya. Mu bintu Imana igomba kuguhemba wa mukobwa we, ni ukuguhitiramo uwo muzaba. Reka nkubwire, ubuzima bw'umuntu aho burangirira ni ku rushako. Iyo ushatse nabi uba uri ku ndiba y'ikuzimu. Kera twarebaga amajipo ageze ku birenge, tukareba bazi guhogoza no kwantona. Hari umuntu uzamura isengesho ukavuga utuye ni marayika, ariko uko arizamura kaba ari nako agukubita ishashi y'ururimi n'injoro. Hari umuntu ugukubita ururimi ukabyukira mu butayu uti nubwo babufunze wenda bazampambemo, kubera kugutuka gusa. Wa mukobwa wanjye we, mukobwa mwiza, ikintu Imana izaguhemba warabanye nayo neza ni ukuguha umugabo mwiza. Yesu mwami, kugira urugo rubi, hari uwavuze ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Uzi kugira ngo uri umukobwa warabaye imfubyi utarabonye mama uguha keya, mama akubyara ahite yitaba Imana, akubyare na papa wawe ntumumenye, ubeho urerwa na rubanda, nujya gushaka ugwe kuri Nabari. Wari wizeye ko amahoro wabuze ku babyeyi no ku bavandimwe utagize amahirwe yo kubagira, uvuga utuye azambera papa ambere mama, abure no kukubera mubyara we, abure kuba umugabo wawe, abure no kukubera umubyara, byose ubibure. Uzi umuntu uguhagama ngo mwabanye uri mwiza none wabaye mubi, none se utaba mubima, si we watumye usa gutyo? Uzi umuntu ukubwira ngo nge sinarinzi yuko, ariko undi unagushaka gutarize. Abize barabuze, barabimbwiye, n'ubundi ninjye wakakwemeye.
uzi umuntu ugufata nk'umuyaya mu rugo, uzi umugabo mubana ntiyifuze no kukujyana mu ruhame, yataha ubukwe akagenda wenyine, yashaka ko mujyana akajya kumushaka kandi agusize. Yesu, uzi kugira umugabo kwigurira umwenda, wajya kumva ngo yagiye gushopinga n'abandi bakobwa yagiye kubagurira. Ese tuvugishije ukuri, ubwo ntuba uri ku mwobo w'ikuzimu, siho uba uri kumanuka. Ko ari uko tugira Imana itazadukuraho amaboko yo kabyari yatubwiye ijuru izariduha, ubundi ubwo ntuba uri kumanukira ikuzimu. Izo sisikariye mama, uzi ukuntu nawe uzayikenera. Ikintu cya mbere Imana ikorera umugore wamaze kurugeramo, iyo imaze kuguha abahungu n'abakobwa, usigaye wibwira uti Uwiteka we fasha iry'iburyo, ariko usigaye mbona n'iry'ibumoso tuzarifata, tukayafata yombi. Ubu ni hatari, nuko yafata yose. We kera twafataga iry'iburyo, ariko ubu warifata ryonyine ni iry'ibumoso we, kuko ibintu byahinduye isura. Umwana asigaye atuka umubyeyi we, umwana uramubwira ikintu utari komere, ariko mere umva mere bana mere kabisa, akakugira injiji itarize, uruwo muri 5 n'9, ibyo uvuga nuko utari umusirimu, wowe ibyo uvuzana ni ibya kera. Agatesha agaciro amezi 9 wamutwise, agatesha agaciro za mvune primaire wamwishyuriye na secondaire na université, akakugira 0. Ikintu gikomeye Imana ikorera ababyeyi muri iyi minsi nuko turerera abana. Uzi ko abandi bana bari kumenya ubwenge bazi Icyongereza, abandi bakamenya ubwenge banywa urumogi. Uzi kubona abana batahanye diplome, ukabona uwawe atahanye impanga 2. Imana iturerere igira ite? Uzi kubona abandi babyeyi bashyingije, maze umukobwa wagakora ubukwe bamushagaye, uwawe mbese umunsi babakoze ubukwe wawe ukaba wamujyanye kumuhima kubyara, nta mugabo agira. Imana iturerere. Uzi ukuntu abana bacu bari gupfa, muze tuyikorere neza, ubundi tuyimurikira abahungu n'abakobwa bacu. Imana iturerere, hanyuma nawe uzategura urugori nk'umubyeyi, uzategura urugori nk'uwabyaye. Wa mugabo we, ukeneye Imana kwigufasha mu bagabo bari muri iki gihe, igushyigikire n'ujya guhaha uronka. Ese buriya uzi ko no mu byubahiro abagabo bagera mu rugo no kuba bafite mu ikofi birimo? Umugabo watashye imbokoboko n'uwatahanye envelope se ni bimwe? Ariko sha ko twifitiye abagore bakira envelope, bakira abagabo. Yaba naturutse harana envelope sha wenda ntazi kirimo, nimba ari n'inkweto wari wagiye kudodesha, ariko apfa kuba abonye envelope. Karibu mutware, karibu. Hari n'igihe nyine agwa karibu agasanga ni inkweto wari warajyanye kudodesha, nyine agahita akambye impanga. Ariko rata wa mugabo, ubona udakeneye rata inkunga ku Mana ikagufasha gutunga abagore b'i Kigali? Hari abagore babona ikofi bagaseka, haba nta kintu kiriho, kamera nk'uwo basuriye ku munwa. Hari abagore bubaha abagabo ari uko bazanye akantu, yamuha 5 atubihahisha ijoro rimwe. Ibi bitari byarakemutse hose bigakemuka, ariko yabona nta n'ijana. Umuntu ukurakarira ntacyo mwapfuye, hanyuma Imana nigushyigikire pe. Ubu umugabo mu gihagararo, we n'umugabo mu ikofi, hanyuma ngaho senga kugira ngo ibyo wahinze bizere, senga kugira ngo akazi gakomeze, senga kugira ngo ubucuruzi bwawe, hanyuma iyo meke ku Uwiteka igihombo nakiza Imana izareba uko kugenza, kuko ubundi ni hatari. Ukeneye Imana ngo izaguhe diplome, ikorere neza. Ukeneye Imana ngo nuhomba izaguhe igishoro.
ukeneyeho tuyishyuza buri munsi, niyo uri mu muhanda urayishyuza. Yego, ibintu bituma tuyishyuza ni buri munsi, ibyifuzo birahari ntibizashira, ahubwo hazaza ibindi. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo gukorera Imana harimo inyungu nyinshi. Hanyuma nimukura amaboko mu mifuka mukore. Nibavuga ngo mu mibyizi nimuze, nimuze. Nibavuga ngo muzinduke kurepeta nyamuneka nimuze. Nibavuga kwiyiriza ubusa ntukaze wahaze. Hanyuma tugiye guhamagara Imana. Abaririmbye haleluya. Hanyuma tubwiye Imana ko twazahaye, twaba tubeshye. Bwira Imana tukumbona, sigaye kwijwe. Bwira Imana uti nukuri bajya baza kurepeta nge ndyamye, utayo makuru ndayafite. Bwira Imana uti nanjye ndabimenya ko impamvu zanjye za buri munsi zikurambiye. Bwira Imana uti menya amakuru y'uko imirimo yanjye izashyigikirwa nuko nanjye ndi kugukorera. Hanyuma bwira Imana tukumbona, nari narazahaye ahubwo nzahure. Bwira Imana uti narapfuye ariko nzura. Bwira Imana utuze ukuntu nahimbira agakorari, utariko iyo nshatse utuntu dushyashya njya kuri internet. Bwira Imana utabona himbiraga niba bari kumpimbira. Bwira Imana ngo ayibona yoboraga niba ndi kuyobya. Bwira Imana uti nabigishije ibyiza ariko bari kunyigiraho ibibi. Bwira Imana uti mperuka agakiza kera ukinzahura. Bwira Imana uti hari icyo shaka. Hanyuma ku rutondo ufite rw'abaririmbye nkaba mu bambere. Tugiye kubwira Imana itubabarira aho twitwaye nabi. Hanyuma ubundi tunayibwira Imana igire gute duha imbaraga tuyikorere. Hanyuma nimba iby'Imana ivuze ari ukuri, haguruka kuri abiri ntakwinginze. Dutake kandi dutakambira Imana. Bwira Imana uti amategeko n'amabwiriza yawe noneho ngiye kubikurikiza. Tugiye gutakira Uwera wa Isiraheli tuzamuye ibiganza hejuru. Iyo umuntu yamanitse ibiganza hejuru aba yemeye gutsindwa. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Urashoboye kandi urabashije. Uyu ni umwanya wazanye abaririmbyi kugira ngo babe imbere yawe. Uyu ni umwanya wazanye abakozi bawe kugira ngo bagusenge. Wahama